ongera iraka. Inyenyeri y'urugo rwawe ni yake. Subiramo ngo inyenyeri y'urugo rwanjye ni yake. Bzatura inyenyeri y'urugo rwanjye ni yake. Inyenyeri mu bana yake. Inyenyeri ku mugore yake. Inyenyeri ku mugabo yake. Inyenyeri mu iterambere ry'urugo rwanjye yake. Rero tugiye kureba ku nyenyeri y'urugo. Tugiye kureba ku nyenyeri y'urugo. Babantu mukunda kwandika udukaramu hafi aho ngaho. Yego babantu mugera amajenda n'amashine mwandikamo hafi aho mwandike. Ese aya masomo ndi gutanga hari abantu bari kumva ari gufasha ngo bambwire bati komereza aho ngaho. Birashoboka ko uje bwa mbere ariko turi kwiga. Nimba turimo kuvuga ngo inyenyeri y'urugo turayisengera yake. Ariko se uruhare ufite wowe nuruhe kugira ngo yake? Turimo turasenga ariko tureba uruhare rwawe n'uruhare rw'Imana. Turabafatanya bikorwa. Mugwaneza ati cyane komereza urakoze. Nimba turabafatanya bikorwa n'Imana niki turi gukora natwe ngo Imana idusange twatangiye akazi natwe du supporting. Nituza kugera igihe cyo gusengera inyenyeri y'urugo turabizi ko hari abantu bubatse ngo ariko inyenyeri y'uterambere gaki kagenda, inyenyeri y'akazi kagenda, inyenyeri yo guhuza mu rugo ikagenda, inyenyeri yo kubaka urugo rugakomera kugenda hari cyabiteye hari ikintu cyabiteye kugenda kw'inyenyeri. Hari gihe hari umukonikoni waje anagama kantu mutangira guhangana. Hari gihe n'ababene wacu hari gihe nabo baza bakazizimya. Hari gihe abazimu bazizimya. Hari uruhare tugira. Nimba ari inyenyeri urugo rwa yarazimye bitewe n'indi myuka mukanya ndaje mbitwike, ariko tugiye kureba uruhare rwawe mu kwatsa inyenyeri y'urugo. Kandi ikindi nababwiye kugiza amahirwe ukagira urugo rwiza. Mu kintu cya mbere kiryoha urugo ruraryoha. Nyabone watangiye kugira abana bahungu n'abakobwa bakakwita kiki, ejo bakakwita shushu, ejo bakakwita kiki damare, ejo bakakwita bebe. Urugo ruraryoha. Nimba rwarakururiye mukanya turaje dushyiremo agasukari cyangwa ubuki nawe witwe hane, sibyo rata? Turaje twirukana umwuka wose. Imana ishimwe ati yego biri kudufasha pastor komerezaho nibyo. Imana ibaha umugisha. Turagira ngo rero twinjire mu wa mwuka wera wo kwiga. Hari gihe ujya kubona ukabona urugo ruba rwiza, ariko narababwiye ngo kugira ngo urugo rube ijuru rito ntabwo usanga ari ijuru rito niwo ugenda ukarugira ijuru rito cyangwa ukarugira gehenomo. Uyu munsi turatsa inyenyeri y'urugo iraka. Nirushaka ruba ari urugo rw'umupfakazi, rushaka ruba ari urugo baragutaye, ariko ni urugo ni uruganda. Inyenyeri yawe uri bwake batungurwe no kubona urugo rudafite umugabo ruzamuka kuruta rufite umugabo. Ibi bintu mwigira ngo giye nta mugabo mfite sinakira, ngo giye ngo nta mugabo mfite sinakubaka inzu, ngo sinagura imodoka. Ibi birarangira. Iri joro ndatsi izo nyenyeri murakira, murubaka, muragura amamodoka, abana bariga ku bigo bya danje. Ibintu mwigira ngo bamwe mukarara mutanoze ngo nta mugabo mwanduza. Oya, uru rugo inyenyeri y'urugo muri ready ko mukanya tugiye kwatsa inyenyeri y'urugo. Umuntu wabigizemo uruhara agata umutwe akajya abona iterambere ry'urugo rwawe buri mwanya, akajya abona noneho watangiye igiye kwaka nyenyeri y'urugo igiye kwaka. Ariko reka tubanze turebe uruhare rwawe. Ndashaka kubanza kukwigisha uruhare rwawe kugira ngo inyenyeri y'urugo yake. Tugiye kureba ibintu bitandatu wakora wowe ku giti cyawe. Tugiye kureba ibintu bitandatu wakora ku giti cyawe kugira ngo inyenyeri y'urugo rwawe yake. Icyambere ni isengesho ryo gusaba umugisha w'urugo. Isengesho ryo gusaba umugisha w'urugo. Hari n'abantu muba muri mufite urugo mukajya gusaba kwezwa. Urajya gusaba kwezwa murataje. Yubona ufite urugo, ufite umugabo n'abana, ukajya imbere y'Imana ngo Mana ngo nje imbere ngo nyeza ngo nje mu masengesho y'imisi 3 yo kwezwa. Bite byawe ariko Imana amaraso yayo kweza ni na masagonda ukibitekereza ukivuga ngo jya umboneza ugasanga ufashe iminsi 2 y'ubuginga yo kuza imbere y'Imana uje kuvuga ngo ndakubita ngo runaka ngo aramagurukiye ngo nanjye ngo
isengesho ryo gusaba umugisha w'urugo, icyo ni ikintu cya mbere kikureba we ku giti cyawe. Cyandika ahantu ujye usaba Imana umugisha w'urugo. Ufate umwanya wo gusengera urugo rwawe usaba umugisha w'urugo. Abinyuma turi kujana cyangwa ni bimwe byanyu by'abaporo. Iri sengesho ryo gusaba umugisha w'urugo ujye urusaba. Hariho n'umuntu ujya gusenga Imana umugisha ndakumugisha ibiganza byanjye, ibyo wese by'umugabo ko bisize, iby'umwana w'imfurasi, iby'ubuheta se n'ubuheture, n'uwa kane n'uwa gatanu n'uwa gatandatu n'abagize amahirwe mukageza mu bana 8, ariko abantu mwabyiye mukageza ku bana 8 mwikomere mu mashi muri abantu b'abagabo. Isengesho ryo gusaba umugisha w'urugo jya ufata umwanya ukwaba kwiriza ubusa, cyaba igihe ngaruka kwezi, cyaba igihe ngaruka cyumweru, usabe umugisha w'urugo. Cya kabiri kugirana ibiganiro byimbitse. Wowe uhageze none aha turi kwatsa inyenyeri y'urugo, nawe utararugira tangira winjire waramenya amasomo, sibyo ntu kugirana ibiganiro byimbitse apana bya bindi by'ibiryo. Nimukagirana ibiganiro by'umunyu washize n'umuceri washize, mugirana ibiganiro byimbitse, murebe icyaruteza imbere, murebe aho bipfira. Yego. Icya gatatu kuzamura urukundo n'ubwizerane. Urukundo ruzamurwa n'iki? Abagabo baraha mu ntega amatwi, nimwe mwahawe n'inshingano zo gukunda, kandi Imana ararebye ibona mugira ubunebwe mu gukundana. Aho Bibiri ivuga ngo bagabo mukunde abagore, abagore namwe muganduke. Abagabo Imana ihora ibarega kudakunda abagore. Ujye mukunda urukundo murukore, apana urukundo muvuga, murukore. Kunda umugore wawe ndetse ugeze mu rwego rw'uko wikunda. Nujya hano ukamira kamushikake ariko burushete, sibyo ra? Mushikake burushete ukakamira, umenye ko n'umugore wawe icyo cyanga cyatungurusumu n'umunyu nawe cyamuryohera, ariko nimukikunde, nimukaze muhumura ibitunguru mwenyine. Ushyira mu gatekawe nawe umuzanire, nimba ari kwa burushete tubiri nawe arye kamwe, wumva uburyo wese agira neza. Muzamura urukundo n'ikintu cyitwa ubwizerane. Ikintu cyitwa ubwizerane, kuki umugore aguhamagara ukajya kwitabira kuri umugabo yaguhamagara ukitabira hafi, kuki umugabo aguhamagara mada ukajya kwitabira kuri umugore aguhamagara ukitabira hafi. Ikintu cyitwa ubwizerane, ibi bintu byo kujya guhakinga nimero zo mwashakanye no kujya kure MTN guhuza imirongo ngo ujye wumva ibyo avuga, bira bintu biranabakerereza. Ibintu byo kumva ngo 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 mubare wibanga ngo sinkuzi ngo arawumisha ugafyeneka ijisho rigahora rireba gutya, ijisho ryawe ryabaye imirari. Hari abantu basigaye bareba imirari gutya muri telefone zabo bashakanye, imirari yaraje, waje ureba neza none warahengamye umurari wabaye utya. Habuze ikintu cyitwa fire. Muzamura urukundo n'ubwizerane, muruzamure murugeze mu bushorishori nibyo. Ego. Icya kane gushyiraho gahunda n'iterambere. Gushyiraho gahunda n'iterambere, mukamenya ngo nimba umwe akorera 200 undi 100, ubwo muzajya mweranja mu ry'ijana 200 mu ya saving, mumanuke mujye hepfiriya muhaha ibintu by'abaturage, ubyuke mu gitondo cya karujye guhaha n'abaturage. Kandi mbere yo kujya guhaha jya ubanza usevinga, ari ukuntu mushaka gusevinga ibisagwa amafaranga asagutse, aka kantu mwagakuye ariko kukimwiga ntimumenye. Ninde wakubwiye ko basevinga asagutse? Ukibona amafaranga jya ubanza ukuraho sevinga, uryasigaye gira agakonte kari bloke, ugira akakote ka buri munsi, sibyo ndu? Amafaranga arabikika kandi akagwira. Yego. Kandi ntuzavuga ngo amafaranga ni make ngo ntabikika, wibesha. Ye nigeze kubaha ubuhamya bw'uburyo najyaga ngira ibiceri 100 n'umugabo yaragiye kwiga i Bugande, nkagura avoka z'100, ibijumba by'100, amakara y'100, nka saving 100 ku kwezi, iminsi 30 nkaba mfite inote yanjye y'ibihumbi 3, nkazutankumenyera kuri 3 byanjye mwana, 3 bijegera. Nagiraga 3 bijegera biceri. Ngira umucuruzi cy'imisagara uzi ko buri kwezi aza kuvunjisha ibiceri, nige namushyiraga ibiceri 3,000. Bose murumva ntari nkazi.
arangiza ngo ntabwo bisevingika ngo ni make ngo urabona ngo urareba ngo agasha ahubwo ntabwo mwebwe mufata umwanya wo gushyiraho gahunda n'iterambere ry'urugo. Murashaka mwebwe ko urugo ruzatera imbere ari Imana imanutse ikazi kabikora? Hari ibintu Imana itazaza gukora uhari ntu sibyo? Zamura ikintu cyitwa urukundo. Hano ruwo bifashije ati cya gatatu kuzamura urukundo n'ubwizerane. Nibyo mu ruzamura ibintu byo kurumanura n'ibintu byo kutizerana. Umugabo yaza ngo urabona avuye ngo n'ukuntu kibiragaragara ngo havuye bite byanyu ngo yavugiyeho ngo ndabimenya ngo azavuga nabi. Kuki se atazavuga nabi ari ukubera ko shebuja yamututiriye nabi cyangwa bamukase cyangwa hari ikintu yamennye mu kazi? Gushyiraho gahunda n'iterambere mukabishyiraho kandi mukabigenderaho ntihagire ubiteshukaho. Ibintu byo kwirirwa ugura ibitenge ngo nuko runaka wakimubonanye genda gake nimba utaragera kuri level ku cyambara icyo gitenge gihenze komeza wambare London nabyo uzabigeraho n'amagara super uzahageraho sibyo? Ariko mushireho gahunda n'iterambere ry'urugo. Urugo rudafite icyerekezo imyaka mumaze nta kantu na gato mugaragaza mwagezeho kandi mukora ukabugize imyaka 40. Oya mubigereho mu izina rya Yesu. Icya gatanu, gukorana umurava no kwihangana. Gukorana umurava ni wa mwuka nshaka kwirukana muri mwe w'ubunebwe wo kuzindukira kuri WhatsApp ngo umunsi ngo ndumva ntameze neza ngo kubera ko nikoresha. Maze abantu bikoresha hari akageso duhuriraho. Reka mbabwire defo z'abantu bikoresha batagira aba boss mufite business zanyu. Mugira akadefo ko gushaka gufungura amaduka saa 2. Mwebwe muri abakozi ba leta. Mugira akantu ko gutaha kare, mugira akantu ko kumva ngo ubwo mbyutse naniwe ngo uyu munsi sindi bukore. Gukorana ikintu cyitwa umurava, ukabyuka kare ukaryama utinze, ukagabanya ubunebwe no mu kazi, ukava kuri telefone ukajya ku muryango ukajya uhamagara abahisi n'abagenzi. Nababwiye ko no kuri telefone ujya gushaka abakiriya, nakubwiye ko no mu magroupe ubamo. Ubundi groupe ubamo uzimazemo icyo sibyo ko hari n'amagroupe y'abantu bagira roho mbi. Ariko reka mvuge kuri ano magroupe nayo niyo yayo. Hari n'amagroupe twagiye tuvamo kubera roho mbi kandi ugasanga roho mbi abantu benshi bazifite ni n'abantu barepeta baryigaburo bagaragara nk'abafite ishusho yo kwera. Ukagira gutya uzingura muri bene so wazamuka kwakoherezo nk'ibikorwa ukora uti mujye munteza imbere mukanya ngumva ngo ino groupe ngo ntabwo twashyiraho ibi bakazamugera cyane kandi mukanya bashyiraho aka video kagaragaza ibintu byo mumbabarire wenda ku buryo ngiye kubivugamo ndiseguye. Bashyiramo nk'aka video kagaragaza ibintu by'ubugoryi bitazamukiye ahantu mugahita mwereza utuntu two guseka two kwerekana ko mukakiriye. Mwumva mutaravangiwe kweri? Mwubundi mwumva nta kibazo mufite? Muzatera imbere gute mutemera business z'abandi? Ukaba ufite nka groupe wagiyemo kumbi kuba muri groupe. Ubundi ndashaka kuzigisha n'inyungu zo kuba muri groupe. Hanyuma umuntu uba muri groupe atazi inyungu zayo avemo. Ariko uzi kuba mu bandi, uzi kuba mu bandi. Hari ijambo rivuga ngo nibera mu bacu. Ukabona umuntu ari muri groupe y'abantu 500 agize gutya yashyizemo akarinke yafunguye YouTube, wenda arashaka kuzamuka ifunguye mu rwego rwo kugira ngo imutunge. Abo bantu 500 byo bose bamukande kuri subscribe yahita atera imbere. Ariko abantu 500 bose nta nukanze kuri subscribe aranabibasabye ati munzamure mwo kabyara mwahobwo ntabwo ararabaga rwacu rwoherezwamo ibyo bintu. Ariko bite byanyu nimbura urubuga rutazamurana izi mbuga ziramariki. Nimbura urubuga ntagakiramo ko ntwara abagenzi ngo mujye mu mpakazi. Nimbura urubuga ntashyiramo ko ngira ibiryo ngo mujye mu mpakazi, nkora makeke ngo mujye mu mpakazi mwagize anniversaire. Nimbura urubuga rutazamurana abantu ngo mumenyane mu mikoranire. Izi mbuga ubundi muzimaramo iki? Kandi imbuga zifite abanyamwaga. Ndababwiye ngo aka kanya muzirefting muve mu mbuga z'abantu badafite umumaro. Urubuga rutagutwerera washingiye, urubuga rutagusapotinga ngo ruguha akazi, urubuga rutagushyigikira ngo ruguhe pole wagize ibyago. Izi mbuga muzikoramo iki? Ko mwihuje n'ibirere by'abagome. Muvemo rwose. Haruvuze ati ishuri ryiza ryigisha ubuzima ubucuruzi none tugeze ku mubano mu ngo
ariko mana warakoze kuduha umubyeyi w'umugisha pasiteri mana twese uko twiga iri shuri duhe gufata isomo nta urisibye nibyo kandi mujye mwibuka gutanga minerivare ako kantu siko Ingabire Erina we urumva ako kantu atariko kuko nabonye n'ishuri umuntu yatishyura asiba uko yishakiye wowe uhageze none turi ku nyenyeri y'urugo tugeze ku cya gatanu cyo gukorana umurava muri uyu murava twari tugeze ku gusendinga nk'ibikorwa bye mu magurupu bamo kugira ngo babwire uti mujye munteza imbere ncuruza ibitunguru kandi nanabikoherereza mu rugo ukabona nk'ukuri urubuga hise arefutinga ibikorwa byawe urya muntu n'umugome muhunge ntabwo ubana n'abantu wageze kwa Al-Shabaab utabizi vayo va mu bantu nk'abo ngabo hanyuma tugeze ku cya gatandatu kivuga ngo kugira umwanya wo kwishimisha kujya mu mikino y'imyidagaduro biba bikwiye mukajya gukina baro mukajya mu kibuga famiye mukajya gukina kwishimisha si icyaha nimba agafaranga kabonetse munopfureho akantu muri grande vacances mujyane n'abana hano mujye no mu mwicungo ni imyicundo ubwo hafi aho ngaho muraza kutubwira ababigiyemo kuko murahari hano urinze ugira imyaka 50 utarajya mu mwicundo kuzishima ryari kweri n'ibihumbi 2 koko ukajyamo bakagira gutya ugenda ugaruka byibuze ukavuga uti ibintu byose bindwanya mbyirukane byibuze mujye mwishima Yesu we umuhira ati mami ndagukunda inyigisho zawe ziramfasha nzajya kugera mu Rwanda narakamiritse ku by'urugo ku by'umwuka gusenga kubaha Bibiliya byose mbizi kuko wazigiye pe thank you so much hanyuma rero tugiye yaravuze ati myumvire nari mfite yuko nikorera nzaruhuka imvemo mana we aka kantu murakagira abantu twikorera tugira business zacu aka kantu murakagira ko kumva ngo ndikorera ngo umunsi ngo ndumva ntameze neza ubwo ukorera nyoko buja na shobuja wamuzana iyo mifyinato ngo urumva utameze neza ariko reka mbabazi iyo mukorera abandi ko mubakorera mushishikaye ariko mu byanyu mukazana ubunebwe murumva nta mwakurimo reka dusimbukire muri Bibiliya tujya kureba ingo zagaragaye ko zari zoroshye zikennye nyuma inyenyeri zikaka dusimbuke tujye muri Bibiliya turebe icyo Bibiliya bivugaho tujye duhuza iby'umubiri n'iby'umwuka duhuza ubuzima bwo hanze aha tuze tubuhuze na Bibiliya nibwo n'uturwanya atazadushobora turi ku munsi wo kwatsa inyenyeri itariki ya 12 ni itariki yo kwatsa inyenyeri y'urugo ariko birashoboka sibyo birashoboka ko yari yarazimye urugo rwe nta terambere rwari rufite ibibazo byinshi birashoboka ko inyenyeri y'urugo yakongera ikaka reka turebe ingo muri Bibiliya zari zarabaye down ariko zikaba ubu ziri kwaka turabanza turebe rura rugo rw'umupfakazi wo mu bana b'abahanuzi dusanga mu gitabo cya 2 cy'abami igice cya 4 umurongo wa mbere kugeza ku wa 7 igitabo cya 2 cy'abami igice cya 4 umurongo wa mbere kugeza ku wa 7 dusigaranye iminota mike bandike ntabwo ndi busome kuko ndacyafite ibintu byinshi byo kubigisha kuko hari ingo enye nshaka kuvuga zari inyenyeri zari zarazimye nyuma inyenyeri kaka nindangiza mbasengere natsi inyenyeri y'urugo nawe ukiresha mutunga akamodoka k'umutuku cyangwa ka gris cyangwa ka white bitewe n'akabara ukunda cyangwa kumukara cyangwa akavigo cyangwa akavuatiri cyangwa akarongerova birashoboka ko inyenyeri yakwaka bibaho ntucike intege ntiwigirire nabi ntumve byararangiye dushingiye kuri urugo rw'umupfakazi wo mu bana b'abahanuzi urugo rwe rwari rwarabaye down rugoswe n'amadeni uko mu bintu ndibikubite hasi n'amadeni yo mu ngo zanyu mukanya ndaje nkubite hasi muze kumba hafi ngiye nkubita nawe uhita ukandagira ku gakano hanyuma rero uru rugo rw'umupfakazi umugabo yari yarapfuye amusiga mu madeni ya danje muze kwibuka ko yaje gusanga umuhanuzi hanyuma Elisa aramubwira ati genda utire ibintu ariko ntutire bike
aragenda yihuza n'ibirere by'abahanuzi, aragenda aramubwira ati bagiye gutwara abana banjye, ibintu byakaze, umwishyuza ameze nabi. Inyenyeri y'iterambere, inyenyeri y'ubuzima yarazimye, inyenyeri y'amafaranga yarazimye, inyenyeri y'ibiryo yarazimye, inyenyeri y'urugo yarazimye. Papa, mbigenze nte papa Elisa? Papa Elisa aramubwira ati jya mu baturanyi utire ibintu ariko ntutire bike. Umuhanuzi amwakiriza inyenyeri. Reka nkubwire, muri twebwe abahanuzi dufite amavuta yo kwatsa inyenyeri zingo. Ndaje nzatse mu izina rya Yesu. Urugo rwa kabiri ni urugo rw'umupfakazi w'Iserafati, ariko nimuza no kureba muraza gusanga n'aba bantu bari abanyabwenge mu kwihuza n'ibirere by'abahanuzi. Barabahanga mu kwihuza n'ibirere by'abahanuzi. Wasanga hari umuntu umaze imyaka 2 nk'iyo tumaze kuri iki gicaniro ataratura n'ituro rishyigikira igicaniro, kandi ngo nkunda kubi, ngo akunda amavuta yanjye. Amavuta utarashyigikira ariko uherayo umbwira ko yakunda koko. Ko ntari nyabingi ntarya byinshi, kuri duke twawe kweri ko nta geste wagaragaje. Uru rugo rw'umupfakazi w'Iserafati dusanga mu gitabo cya mbere cy'abami igice cya 17 umurongo w'8 kugeza kwa 16. Uyu mupfakazi ngo yarasigaranye ngo dukwi 2 n'agafuni nk'akanusu n'agakorobaye kutuvuta. Inyenyeri yarazimye pe, y'urugo yarazimye. Ariko amenya ubwenge bwo gufata agatsima gasigaye n'utuvuta n'utwo dukwi abishyira mu kanwa k'umuhanuzi Eliya. Aramubwira ati, Eliya nawe ariko ntiyoroshye ati kame nkirire. Amaze kukarya kamugezemo, yatsa inyenyeri y'urugo, yatsa inyenyeri y'iterambere, yatsa inyenyeri y'ibiryo, yatsa inyenyeri y'amafaranga. Inyenyeri irongera iraka. Haleluya. Reka nongere mbabwire indi nyenyeri yatse y'urugo, urugo rwa Naomi. Urugo rwa Naomi, inyenyeri yatse biturutse ku mukazana we Rusi. Biturutse ku mukazana we Rusi. Imana wa mukazana we, Imana iguha umugisha utandukanye n'abakazana bamwe njya mbona bifata mu biyunguyungu. Mukazana kamara imyaka 2 nta nagatenge araha nyirabukwe, nta nagasakoshi, nta n'inote ya 5 kuri Noheli ati mabukwe gura gasupu. Aka kantu bakazana muterane hana, aka kantu mukigeho ntabwo ari keza. Ntabwo ari keza pe. Mukigeho rwose, mujye mumenya bababyariye abagabo mu babebese. Urugo rwa Naomi, inyenyeri yaratse. Mwibuka ko yigeze kuzima umupfakazi apfusha abana b'abahungu. Inyenyeri irazima ariko iza kwaka. Mukanya turaje twimbike twatse inyenyeri y'urugo. Mumvugire ngo haleluya. Soreze ku rugo rw'umugabo umwe nkunda witwa Yobu. Inyenyeri y'urugo rwe yigeze kuzima, ari Imana ibigizemo uruhare. Bigizemo uruhare. Imwirasi iti ni umukiranutsi mu gihugu cya Usi. Ibintu biragenda, abana baragenda, ngamiya ziragenda, amafaranga aragenda. Ariko igihe kiragera ngo Uwiteka aramwunamura, inyenyeri irongera iraka. Inyenyeri y'urugo rwawe ni yake. Subiramo ngo inyenyeri y'urugo rwanjye ni yake. Bzatura inyenyeri y'urugo rwanjye ni yake. Inyenyeri mu bana yake, inyenyeri ku mugore yake, inyenyeri ku mugabo yake, inyenyeri mu iterambere ry'urugo rwanjye yake.